twiyumvire amakuru y'ibyamamare. Ikaze nanone rero ku byamamare news. Reka nkubwire ko rero mugiye kubana ndi mwenyewe Egide. Nje kukubwira ko rero Rayon Sports yakiriye Byiringiro Lague ikaba igiye kugirana nawe amasezerano. Ikipe rero ya Rayon Sports yakiriye umukinnyi w'umunyarwanda akaba yitwa Byiringiro Lague uheruka gutandukana n'ikipe ya Sandviken FC mu cyiciro cya kabiri muri Suwede yakiniraga. Kuri wa mbere rero tariki ya 6 Mutarama 2025 nibwo uyu mukinnyi yageze ku kibuga cy'indege i Kanombe akaba yakiriwe na perezida wa Murera Twagirayezu Tade ndetse na Mushime Claude ushinzwe imishinga muri iyi kipe. Ni nyuma y'amakuru yari amaze iminsi yavugwa ko iyi kipe yambara ubururu n'umweru yamaze kumvikana na Byiringiro Lague ukina asatira anyuze ku ruhande rw'ibumoso ko agomba kuyisinyira. Ibi bibaye nyuma y'uko ikipe ya Sandviken FC yaherukaga gutangaza ko yatandukanye n'uyu mukinnyi ku bwumvikane aho baseshe amasezerano. Byiringiro Lague yari yerekeje muri iyi kipe mu kwezi kwa Mutarama muri 2023 aho yarayisanze iri muri shampiyona y'icyiciro cya gatatu muri Suwede, gusa akaba yarayivuyemo iri mu cyiciro cya kabiri. Yatangiye gukina ruhago ahereye muri Vision FC nyuma yerekeza mu Ntare FC Academy ka APR FC, naho muri 2018 azamurwa muri APR FC yitwaramo neza bituma aza kubengukwa na Sandviken FC. Rayon Sports itangiye gusinyisha Rayon Sports igiye gusinyisha Byiringiro Lague nyuma y'uko akomeje kwitwara neza ndetse ikaba ifite intego yo kwegukana igikombe, dore ko ubu ari nayo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 36. Reka dusimbukire rero muri Gasogi United. Nkubwira ko ikipe ya Gasogi yamaze gusinyisha rutahizamu ukomoka muri Senegal utari ufite ikipe. Uyu rero ikipe ya Gasogi United yasinyishije rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Senegal Alion Mbaye wari umaze amezi 5 udafite ikipe nyuma y'uko atandukanye na Club Afrique yo muri Tunisia. Iyi kipe niyo yabitangaje ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Mutarama 2025 ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo. Alion Mbaye yari yamaze amezi 5 nta kipe afite nyuma y'uko yari yatandukanye na Club Afrique yo muri Tunisia. Ayireze mu mashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA bitewe n'uko bari bamaze amezi 5 batamuhemba. Uyu mukinnyi yari yarageze muri ikipe muri 2022 avuye muri Neira Terry iwabo muri Senegal. Gasogi United yatangaje ko yasinyishije uyu mukinnyi nyuma y'uko yaherukaga gutangaza ko yatandukanye na Centric Barokour. Alion Mbaye aje asanga bagenzi be b'Abanyasenegal muri shampiyona y'u Rwanda nka Yon Suwane uba muri APR FC, Fadi Ngane, Kadime Ndiaye, Youssou Diagne na Omar Ganing na Lion Sport na Sharif Bayo ukina muri Kiyovu Sport. Ngaho nguko rero amakuru yagezweho muri sport
reka twambukire mu makuru y'imyidagaduro, aho tukubwira ko umuhanzikazi Bwiza avuga ko yabonye ababyeyi nukuvuga abapare yabonye pare na marene imbere y'umukunzi. Umuhanzikazi Bwiza rero uri mu bahagaze neza muri uyu mwaka mu muziki nyarwanda yavugishije benshi ubwo yashyiraga ifoto ku mbuga nkoranyambaga ze ari kumwe n'umushoramari Coach Gael ndetse n'umuhanzikazi Tonzi. Ni ifoto yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram aherekesha amagambo y'icyongereza agira ati "Who is excited as I am? Can't wait for all hear my second album. But first meet my baby's parent and mine." Ni amagambo yabazaga niba hari umuntu waba wishimye nk'uko we yishimye. Avuga ko atategereza kubona abantu bose bumva umuzingo cyangwa se twakwita albumu, umuzingo we wa kabiri. Yongeraho ati "Ariko bwa mbere mubanze muhure n'ababyeyi b'umwana wanjye haribo Tonzi na Coach Gael." Aba bombi yahuye nabo mu birori byari byateguwe n'umukuru w'igihugu bisoza umwaka, aho perezida abashimira abantu b'ingeri zitandukanye bagize uruhare mu mibereho myiza y'abanyarwanda. Ibi bibaye mbere gato yo kumurika alubumu ye yitegura gushyira hanze ndetse akaba n'igikorwa azakorera mu Bubiligi ku itariki ya 8 Werurwe muri 2025. Bwiza ndetse akaba ari mu bahanzikazi bitwaye neza muri 2024 dusoje, dore ko hari n'ibihembo yagiye awutwaramo birimo nka IMI Award bitangwa na Sango Star. Akaba yaratsindiye n'igihembo cy'umuhanzikazi mwiza witwaye neza muri 2024, ndetse akaba ari umwaka yakoranyemo n'abahanzi b'ibikomerezwa batandukanye hano mu Rwanda barimo nka The Ben bakoranye indirimbo yiswe Best Friend, imwe mu zamufashije kwambuka 2024 yemye. Bwiza kandi na Bruce Melody bakoranye indirimbo bise Ogera, imwe mu ndirimbo uyu muhanzikazi yita iz'ibihe byose kuri we ndetse n'imwe mu zamuhinduriye amateka mu rugendo rwe rwa muzika ndetse n'abantu batandukanye yagiye akorana nabo. Nkomeza kukubwira ko rero amakuru ataraya gusa agezwe mu myidagaduro. Nkomeza kukubwira ko abakinnyi ba filime mwakunze muri filime nyarwanda aribo Fabiola ndetse na Manzi batangaje ko bagiye kugaruka muri filime yitwe Tales of Love, gusa bavuga ko izaba itandukanye na filime bakinagamo n'ubundi yitwaga Amarira y'urukundo. Gusa ngo nubwo Tales of Love ifite igisobanuro gihura neza na filime bakinaga mbere, ariko ibizakinwamo bizaba bitandukanye. Ntatinze rero reka mbagezeho ibyo uyu Bwiza ndetse na Manzi bateganya muri iyi filime benda gukina. Banavuga ko urukundo rw'abafana ariko rwatumye bagaruka muri iyi filime. N'abatindiye rero, gusa mbere y'uko ngira icyo mbatangariza kuri uyu Fabiola ndetse na Manzi, reka mbasabe gukora subscribe kugira ngo dukomeze kujya tubana nk'uko bisanzwe. Wowe uje uri umushasha turakwakiriye kuri channel, twakiriye umuryango mugari w'ibyamamare news. Rero nyuma y'imyaka myinshi batagaragara muri sinema nyarwanda,
abakunzi ba sinema nyarwanda bari bamaze igihe bahuriza ku ngingo ivuga ko uruganda nyarwanda rwa sinema rwahombye byinshi kubera nyine abahanzi bamenyekanye muri filime Amarira y'urukundo aribo Manzi na Fabiola batakigaragara muri filime. Amarira y'urukundo rero ni filime yari yarigaruriye imitima ya benshi, yahagaritswe mu gihe yari ikunzwe cyane. Ni filime yatumye Manzi na Fabiola bagira izina rikomeye mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Gusa Manzi yari amaze igihe kinini adakina filime. Ibintu yavuze ko byatewe n'imishinga nyine yari ahugiyemo. Manzi yabwiye abamukurikira kuri Instagram ko we na Fabiola bagiye kugaruka mu isura nshya. Mu kiganiro Manzi na Fabiola bagiranye na MN Empire bemeje ko urukundo abakunzi ba filime babakunda rwabaye impamvu yo kugaruka muri sinema. Manzi ati abantu kubera urukundo badukunda n'uburyo bakunda ibyo dukora barampize mpaka barambona, nta hantu wapfa kwihisha muri iki gihugu. Yongeyeho ko nubwo yatangiye gukina filime atabyumvaga, nyuma yo kubona inyungu zabyo yahisemo kubikora ndetse akanabikora kinyamwuga. Ati ubu nditeguye neza, ndabasezeranya ko abantu bagiye kuryoherwa na filime nshya. Narabyize kandi ubu ngiye kubikora kinyamwuga. Kayumba Vianney uzwi nka Manzi yanavuze ko amaze gufasha urubyiruko rwinshi kwinjira muri sinema. Ahamya ko hari benshi bamaze kugera ku rwego rwiza bitewe n'ubufasha yabahaye. Ndetse banasobanura ko nubwo Tears of Love bisobanuye amarira y'urukundo mu Kinyarwanda, Manzi na Fabiola basobanuye ko ari filime itandukanye cyane n'iyo bahoze bakina. Bavuze ko iyi nshya izibanda ku bibazo bigezweho mu miryango nyarwanda, birimo gutandukana kw'abashakanye, ubushukanyi hakoreshejwe ikoranabuhanga n'ingaruka z'ibikorwa bibi umuntu akora ndetse n'ingaruka byamugiraho.